Heyo broski, uyu ni P1 promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Uyu munsi nkugarukaniye amateka, ubuzima n'ibigwi byatuyishimire Joshua Poli, wamamaye nka Jay Polly. Kanda subscribe, like na share tujye tubana gatanu ku kandi twandikire muri comment utubwire amateka y'icyamamare wifuza ko twazagutunganyiriza ubutaha. Nyakwigendera Jay Polly yagize uruhare rukomeye mu muziki nyarwanda cyane mu njyana ya hip hop, aho mbere y'injyana yari ifite ishusho itari nziza, aho kugeza ubwo ibaye injyana iririmbwa mu nsengero n'ahandi henshi hatandukanye. Buri muhanzi watangiye umuziki mu myaka 15 ishize akaba yarakoraga injyana ya hip hop, n'umwe mu bahanzi bakwiye icyubahiro mu muziki nyarwanda kubwo kurwanira ishyaka injyana igihe kirekire. Muri iyo myaka injyana ya hip hop yari ifite isura mbi, ariko kubwo gukora cyane no kwereka isura itandukanye niyo abantu benshi bari bazi, abahanzi batandukanye baciriye inzira abandi bahanzi bakiri bato kugira ngo bazaririmba injyana ya hip hop nta ubateye ibuye. Uretse kuba bararwanaga ishyaka injyana ya hip hop, abahanzi benshi bakoze cyane ndetse baza gukundwa cyane ku buryo injyana ya hip hop yabaye isereri mu mitwe ya buri muntu, haba ushaka kuyumva cyangwa se udashaka kuyumva. Abahanzi nka Jay Polly, Bulldog, Riderman, Green P, P-Fla, Fireman n'abandi benshi batandukanye nibo bazi urugamba barwanye narwo kugira ngo injyana ya hip hop ihabwe agaciro mu Rwanda nk'uko izindi njyana zahabwaga agaciro. Byinshi byabacaga intege mu muziki nibyo byabongereye imbaraga zo gukora cyane kuruta gucika intege, dore ko ku maradiyo menshi bacurangaga indirimbo z'urukundo gusa kuruta gucuranga indirimbo zo mu buzima busanzwe, kandi abaraperi baravugaga ibibazo ndetse n'impanuro zo mu buzima busanzwe. Igihe cye cyari kigeze kugira ngo nawe akomeze kurya imbuto z'ibiti yateye mu myaka yatambutse, nibwo hamenyekanye amakuru y'incamugongo ko umuhanzi Jay Polly yitabye Imana aho yari afungiye. Urugendo rw'ubuzima bwa Jay Polly rwarangiye kuwa 2 Nzeri 2021, bivuze ko ubu amaze imyaka 3 uyu muhanzi yitabye Imana, mu rupfu rwashenguye benshi, ariko bagasigara bavuga ati Jay Polly umugabo n'ibiti bibisi. Amashuri ye abanza yayize mu kigo cya Kinunga, mu gihe ayisumbuye yayize mu ishuri rya Eseka riherereye mu karere ka Kicukiro umujyi wa Kigali, aho yize ibijyanye n'ubukorikori ndetse akaba yari asanzwe ari umuhanga mu bijyanye no gushushanya. Inganzo ya Jay Polly ikomoka mu muryango we kuko nyina umubyara yari umuririmbyi ukomoka muri korali ya Hoziyana yo muri ADPR Nyarugenge. Iyi yubatse amateka mu muziki w'indirimbo zihimbaza Imana kuva mu bihe bya kera. Ubushake bwo kuririmba Jay Polly yabugaragaje bwa mbere ahagana muri 2002 ubwo yatangiraga kwinjira mu muziki, biba karusho mu mwaka wakurikiyeho ubwo yahuraga na Green P mu ishuri rya Eseka, batangira gukorana indirimbo zitandukanye. Impano ya Jay Polly yakomeje gututumba kugera mu mwaka wa 2004 ubwo yafatanyaga na Green P ndetse n'abandi barimo Perigi mu gukora itsinda ryiswe G5, bose hamwe bari 5. Hadaciye kabiri aba basore binjiye muri studio ya TFP bahakorera indirimbo yabo ya mbere yiswe Nakupenda, iririmbwe mu Kinyarwanda n'Igiswahili. Muri Kamena uwo mwaka bakoze yitwa Ngwino, ariko iby'iri tsinda biza kuzamba nyuma y'igihe gito. Jay Polly na Green P bimukira muri studio ya ONB yari Click, ari nawe wabahuje na Bulldog, baheraho bashinga itsinda rya Tough Gang. Icyo gihe iri tsinda ryatangiye gukora indirimbo ndetse ryigarurira imitima ya benshi binyuze mu bihangano birimo Kwicuma, Sigaho, Umenye ko, Tageti ku mutwe n'izindi. Itsinda rya Tough Gang ryaje gucika imbaraga nyuma y'uko abari barigize bananiwe kumvikana ku ngingo zitandukanye, bituma bamwe muri bo batangira gukora indirimbo ari bonyine. Ari nako byagenze kuri Jay Polly. Uyu mugabo wari uzwiho kwandika imirongo isaba ubushishozi mu kuyisobanukirwa, yatangiye kubaka izina ku giti cye binyuze mu ndirimbo zakunzwe cyane zirimo nka Day for Day, Ndacyariho Ndahumeka, Akanyarira Jisho n'izindi.
zabiciye ku maradiyo yo mu Rwanda muri ibyo bihe. Nubwo injyana ya hip hop yari itarumvwa n'abanyarwanda bose, mu mwaka wa 2014 Jay Polly yaje kwegukana Primus Guma Guma Superstar PGGSS, ibihembo byafatwaga nk'ibya mbere mu Rwanda mu muziki. Jay Polly yakomeje gukora umuziki ukunzwe ndetse n'abantu benshi bakemeza ko ari we mwami w'injyana ya hip hop mu Rwanda kubw'ibikorwa bye byose yakoze. Abantu benshi baravugaga ngo Jay Polly si umugabo n'ibiti bibisi kubw'ibikorwa by'indashyikirwa yakoze mu muziki nyarwanda. Kubw'uruhare we na bagenzi be bagize, hip hop ni injyana yavuye ku isura yo gukorwa n'abantu b'ibirara, ahubwo iyi njyana igera no mu makorari yo mu nsengero zitandukanye, aho hip hop isigaye ari injyana bakoresha mu kuramya no guhimbaza Imana. Kubera iki kwitwa biti bibisi? Iyi nsigamugani yakomotse he? Uyu mugani bawuca ku muntu uhangara icyananiye abandi akagihangamura, nibwo bavuga bati si umugabo n'ibiti bibisi. Wakomotse kuri biti bibisi wishe Ruganzu Ndori, umwami w'igihangange, ahasaga umwaka w'1500. Biti bibisi yari atuye mu Musaho wa Rubengera mu Bwishaza, ubu ni ku Kibuye. Akaba umugaragu wa Ndahiro se wa Ndori. Aho Ndahiro amaze kwicwa n'Abakongoro, u Rwanda rutangira kwicamo ibice. Abakomeye bararugabana, Biti bibisi yigarurira Ubwishaza, arabutwara kugeza igihe Ruganzu Ndori aviriye Karagwe abundura u Rwanda. Ruganzu ageze mu Rwanda yabanje kwica umuhinza wari warigaruriye Uburiza witwaga Rubingo. Nuko Ruganzu n'Ibisumizi n'Abanyakinyaga barikora batera Biti bibisi, barwana n'Urusenyi bararunesha. Basingira Ubwishaza kwa Biti bibisi, baharwana iminsi 3, haba icyorezo mu mpande zombi. Ku munsi wa 4 Abanyabwishaza bamwe baragamburura baza kuyoboka Ruganzu, abandi basigara kuri Biti bibisi. Ubwo ingabo za Ruganzu zitera urugo rwa Biti bibisi, ziratwika. Biti bibisi aba araneshejwe, ariko ntiyashirwa, ajya mu gico n'umuheto we yigumira ku nkombe y'Ikivu. Ruganzu n'ingabo ze bagenda bashaka aho abantu baba bihishe ku nkengero z'Ikivu. Biti bibisi abonye Ruganzu amucurwa, harafora mukubita umwambi w'ingobe mu jisho ry'iburyo, ahinguranya mu irugu. Ibisumizi bigerageza kuwukuramo birananirana, bamunagurira mu ngobyi baramuheka, agwa mu matyazo ya Nyantango. Ariko abacuzi bitwa Abakuro bamaze kuwumukuramo. Ubwo ariko mbere yo kumuheka, Biti bibisi yari yiroshye mu Kivu ahunga Ibisumizi, nabyo byirohamo biramwogera, arafatwa baramwica, ahwana na Ruganzu. Nyuma y'ubwo rero umuntu babonye ahangamuye icyananiye abandi bati noneho naka si umugabo n'ibiti bibisi. Biti bibisi wavuga ko ari we Jay Polly warwanye n'ibibazo byari biri muri muzika, cyane cyane mu njyana ya hip hop. Ntiyacika intege kugeza ubwo yaje gushiramo umwuka. Hari abamushinja imico mibi idahwitse nubwo atari yabihamwa imbere y'amategeko. Buri mwaka umuryango n'inshuti za Jay Polly zijya gusura aho umubiri we ubitse, bakamwunamira ndetse bakamuha agaciro ndetse n'icyubahiro nk'uko yagiharaniye mu isi, nuko yagiharaniye mu minsi yari akiri ku isi. Tuyishimire Joshua yegukanye ibihembo birimo Salax Award, Guma Guma Superstar n'ibindi bihembo bitandukanye. Yatabarutse afite imyaka 33 kandi yari afite abana b'abakobwa 2. Ni umwe mu bahanzi beza ba rap u Rwanda rwagize. Ni umwe mu bahanzi beza rwose, kuko n'abahanzi bagenzi be abenshi bemeza ko ari we mwami wa hip hop hano mu Rwanda. Reka dusubikira aha, kora like, share ndetse na subscribe, ntugacikanwe n'ibyegeranyo tugutegurira. Nje na B1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Zamba Bangelu, Alléluia, Zamba Bangelu, Alléluia.
mafuta. Hallelujah. Colomba solano